Hello my friend. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo Facebook yawe ushobora kuba wayihindura ikaza imeze gutya, flow zaje zimeze gutya, bitakiri ad cyangwa bicatakiri nyine weho bikaza byabaye gutya. Nta bundi buryo rero ibyo tugiye kuba twabanamo, uko tugiye kubana kora subscribe, like, comment kuri no video. Unayisharinga inshuti zawe. Urabona Facebook yacu mu buzima busanzwe imeze gutya, kandi dushaka kuyihindura kuriya. Nta kindi rero turaza kutugakora, turaza tujyana hari utudomo dutatu, nkuko ibona imeze gutya. Imeze gutya, nta kindi kintu ifite. Uraza kandi hano kuri profile, nurangiza uzana ku tudomo dutatu, ukanda na utudomo dutatu. Hano hari akandi kantu noneho, urabona hano dufite flow 1527. Urabona ko arizo twari dufite. Uraza kureba itandukaniro riraza kuhabera. Okay, uraza ukandeho kuri profile yawe, then uzi hano hari utudomo dutatu. Hano hari utudomo dutatu, ukandeho. Numara gukandaho irafunguka ahantu hameze gutya. Uraza kandi hano handitse ngo turn on professional mode. Hariho hano akangaka kano ka option, ugakandeho. Numara kugakandaho urahita ukanda handitse turn on. Urakanda turn on, tegerezeho bitewe na connection yawe. Urabona ko ibi bintu biba bisabwa, nge byose ndabyujuje. Kuba ufite ad cover nyine tuntu twose ndatwujuje. Then urabona ko yise iza imeze gutya. Isiza yabaye gutya. Ubu ibi nibyo twashaka kuba twahindura bikaza byabaye gutya. No ari nakandi kantu nshaka kuzabigisha ku buryo nako kazaza kabafasha hano kuri profile yanyu, kakaza gasa neza, atari profile iri hakajagari. Okay, noneho kuba ikindi kintu urabona yikoze refresh, ni gutya igomba kuza imeze. N'umuntu usacinze bende dusacinge tumere nk'abayireba. Account yacu ni iyi ngiyi. Urabona ko niyo usacinze iza imeze kuriya. Ndakeka ko bigaragara. Noneho hari akandi kantu nongeye kuza nkakwereka nkubwira ni igihe washatse kubikuraho, uraza ukande hano ahandi n'ubundi uhita ukanda turn off. Icyo ugomba gukora, kana subscribe, like, comment, tujye tubana everyday.